Twongere tubahe ikaze inshuti bakunze Umubavu TV Gospel, nizere ko mukomeje kugira ibihe byiza cyane. Mwe mwese mukomeje kubana natwe mu biganiro bitandukanye, mukomeza kudukurikira 5 kuri 5. Mwe rero mwamaje gukora subscribe, turabashimira cyane kandi tubashishikariza no gukomeza gusangiza ibi biganiro abantu batandukanye, dore ko ari ibiganiro biba birimo ubutumwa bwiza, tuba tugira ngo abantu bumve ubutumwa bwiza abakozi b'Imana baba bagiye babagezaho. Kuri iyi nshuro rero nk'uko mubibona kuri kamera y'Umubavu TV online, turi kumwe na Pastor Charle, ni umupasiteri wo mu itorero rya ADEPR. Abantu benshi baramumenye cyane cyane ku buhamya afite butandukanye, n'abakurikira Umubavu TV online twagiye tubagezaho. Kuri iyi nshuro rero twamuze ku TV Gospel kugira ngo abashe kuduha natwe ubuhamya dusangize, atubwire inzira y'umusaraba yanyuzemo, cyane cyane turibanda mu gihe cya Genoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994. Ari buze kuduha ubuhamya bw'inzira y'umusaraba bagiye banyuramo, ndetse nk'uko dukunze kubibabwira mbere y'uko wenda tugera kuri icyo gice cy'ubuhamya bwo muri Jenoside yakorewe abatutsi, nagira ngo aciremo muri makeya tubwire mu ncamake ubuhamya bwe. Pastor Charle dukunze kumva atanga ubuhamya, hari n'itsinda ry'abantu bakunze kuvuga ngo ni inzahuke, nawe ngira ngo yari arimo. Bagiye baca mu bintu mbese bikomeye, ubuhamya ku buryo afite ubuhamya bushobora kugira aho bugukura wowe uri mu bibazo muri kano kanya, wowe wumva unaniwe, wumva ufite ibikuruhije bigoye, Pastor Charle muri kano kanya yagufasha. Reka rero dutangire, ariko atangire aduha mu ncamake y'ubuhamya bwe kugira ngo namwe tugiye kubana mubashe kubanza kumusobanukirwa neza, anabibwire birenzeho ku byo naba ntavuze. Murakoze cyane abantu bakurikiye ubuhamya bwanjye. Nitwa Pastor Harorimana Charle. Ubundi ntabwo mvuka hano i Kigali, mvuka mu cyahoze ari ku Gikongoro muri Nyaruguru, aho bitaga i Rwamiko, muri komine Rwamiko. Hanyuma ubu ndi hano mu mujyi wa Kigali, ntuye mu murenge wa Kigarama, hano mu mudugudu wa Kimisange. Akaba ariho ntuye, niho mba, niho icumbi ryanjye riba. Hanyuma muri Kigali ho mpamaze igihe, kuko nahageze kera muri za 1985. Akaba ari naho ubuzima bwanjye bwinshi bwakunze kubera, ni naho narokokeye, niho Jenoside yakorewe abatutsi muri 1994 yabaye, niho nabaga. Birumvikana rero mfite ubuhamya nyine bukomeye butoroshye bw'inzira nanyuzemo igoye. Twari dufatanyije n'abandi, twari duhuje guhigwa. Ngo rero nkaba ngira ngo mbaho ubuhamya nk'uko n'ubundi tubutanga. Ni amateka tutazibagirwa, ni amateka tutareka, ni amateka tudashobora guceceka, kubera ko twahaboneye imbaraga zikomeye cyane. Twabonye imbaraga z'Imana, tubona ubuyobozi bwiza, ndetse twabonye n'ubuyobozi bubi, ariko nyuma twongera tubona n'ubundi buyobozi bwiza. Bivuga ko twabonye imbaraga, kandi imbaraga twabonye ni imbaraga zitandukanye, kuko hari imbaraga twabonye z'umwanzi Satani akoresha abagome, ariko twabonye n'imbaraga z'Imana, tubona n'imbaraga z'ubutegetsi, z'ubuyobozi bwiza. Niyo mpamvu rero nifuje kubasangiza ubuhamya bwanjye. Ngira ngo wenda twakomeza utubwira, ese mu gihe cya Jenoside yakorewe abatutsi, icyo gihe mwari muri hehe? Aho mwari muri, niba ari mu mujyi wa Kigali, mwari mwarahageze gute kugira ngo dutangirire aho? Ubundi Jenoside yakorewe abatutsi, urebye ku buhamya, iyo dutanga ubuhamya burambuye, igira ibice bigera muri 3. Ubuhamya bwacu nibwo bwaba bwumvikanye neza, ariko ubu ndaguha igice navuga cya kabiri, yenda n'igice cya gatatu ho agace gatoya, ko igice cya mbere bitangirira
mbese mu mibereho yanjye mu buzima busanzwe bwa kera, bikaza bigafata mu gihe cy'amashyaka menshi yabaye mu Rwanda, naho habaye ubwicanyi ndengakamere, ariko bwateguraga nyine Jenoside yagombaga kuba muri 1994. Ubwo rero naho twarakubititse muri icyo gihe, naho twahuye n'ibibazo bikomeye cyane, kuko naho ntabwo twavaga aho turi, niyo twagendaga baradukubitaga, twagenda bakatwambura, byasabaga no kuba ufite icyo bitaga uruhushya rwo gucumbika, permis de résidence, bigasaba kugira ngo urubone wagombaga kuba ufite akazi, waba utagafite ubwo ukaba uri guhigwa, noneho waba ugaragara noneho nk'umuntu nk'uko bakundaga kutwita, ugaragara nk'inyenzi, bikaba ngombwa yuko noneho ufungwa, ugatotezwa, ugakubitwa, bikabamwo ibibazo bikomeye cyane twagiye duhura nabyo. Ariko nyine umuntu agashakisha uburyo bwose, inzira zose kugira ngo ubone icyo gipapuro. Waremeraga ugashaka n'akazi ko mu rugo, ugashaka n'umuntu ukorera ubuzamu, ariko akakwandikishiriza icyo gipapuro kugira ngo ujye ubasha gutembera, kuko wabaga utagifite bamwoherezaga nyine muri komine agataha, bagashyira amabisi ku muhanda, abantu bakaburiza mu mamodoka bakabajyana iwabo, bakava mu mujyi, kuko ntacyo babaga bahakora kandi bagombaga gutaha. Urumva rero icyo gice nacyo urumva kirimo ibintu byinshi, kirimo ibintu birebire, ariko nyirizina ndashaka kuvuga guhera mu kwezi kwa kane nyine muri 1994, muri aya matariki, kuko niho twari dukomerewe. Ubwo rero jyewe by'umwihariko nagombaga kuba nta nubwo numvaga ntazapfa, numvaga nta n'icyo nzaba, kubera ko aho nakoraga icyo gihe nakoreraga umugabo mu by'ukuri wifashije, ukomeye. Nimvuga ngo ukomeye, wumve ko ari umugabo wari ukomeye. Ni umugabo wari ukomeye, abantu benshi baramuzi, ariko kimwe n'uko hari abatamumenya. Ni umugabo wari utuye hano i Gikondo, witwaga Sebera Antoine. Yari umugabo w'umwantroporoneri, yari afite ubwenegihugu bw'Ubudage, hanyuma kandi yari afite ubushobozi bufatika, kuko yarubakishaga, ariko akubakisha amazu akomeye. Yubakishije iriya beneri, niwe wayubakishije. Yari afite izi mashini ziharura imihanda zubakisha. Ni umuntu wari ukomeye, kandi yari afite ubushobozi, kuko yari yemerewe guhiga muri pariki. Yari afite imbunda irenze imwe, niho nabaga, hafite icyumba cyuzuye amasasu, nta kibazo, leta imuzi ibizi. Ubwo rero jyewe nari umukozi wabo, nari umuravaderi we, n'indi mirimo bankoreshaga, ko barankundaga cyane, kubera ko jyewe nari nkijijwe, banyita pasitori, kandi rwose meze nk'umwana wabo. Aho rero niho numva ntacyo nzaba. Numvaga ntacyo nzaba, kuba mpari, kuba ndi umukozi wabo, meze nk'umwana wabo, havuga ati uzaguma aha ngaha nta kintu uzaba. Rero jyewe nari nkijijwe, nari umunyamasengesho. Hanyuma mu gihe cyo gusenga rero, Imana irambwira ngo uwiringira umwana w'umuntu avumwe. Irambwira ngo kandi aha ngaha ukora nta buhungiro bwawe buhari, ntabwo ariho nzakurindira. Muri make imbuza kuhiringira no kuhaguma. N'ubusanzwe sinahabaga, sinahararaga, nakoraga ntaha, nabaga hanze nyine muri famiye. Hanyuma ubwo rero indege
mu gihe indege ya Habyarimana yahanutse, ndiyo ariho nkora, ntitwamenya ibyo ari byo kuko byari mu ijoro. Hanyuma noneho baravuga ati abantu bagume mu mazu, abantu bagume mu mazu. Nuko ubwo barako jyewe natahaga mu ijoro, ndangije akazi, hari igihe natahaga saa 5, hari igihe natahaga saa 6 z'ijoro, byaterwaga n'igihe ndangirije akazi kuko twari duturanye hari hafi. Ubwo rero muri uko gusohoka ntashye nibwo abantu batangiye gusenya amazu, gutangira abantu bica. Njyewe nsohoka ntazi ibyo ari byo, nkajya ngenda nyine niririmbira mu nzira, ngenda ntisengera, ariko numva ko hari ikibazo cyabaye, hari ikibazo gihari, wumva mbese induru ziri kuvuga, kuko bahise ako kanya batangiye kwica. Ntabwo bigeze batindiganya, bari bazi, bari barabyiteguye, bari bazi ikigiye kuba. Ntabwo rero ari ikintu yenda bari bavugaga ngo bagiye gukora kubera ko indege ihanutse, ahubwo bo n'ubundi bari biteguye, bari bamaze igihe babiteguye kugira ngo bazakore, bazica abantu, ko n'ubundi ubwicanyi bwo bwari buriho. Ariko noneho jenoside nyirizina yo yagombaga nyine kuba nk'uko yari yateguwe. Hanyuma ndagenda mpita ngeraho nari ncumbitse, hariya nyine aho bita hariya kuri kore kongorezi. Ntabwo nongeye gusohoka, nagumye aho ngaho nari ncumbitse aho ngaho, nabanaga na mushiki wanjye. Nuko ubwo jenoside rero iba iratangiye, baratangiye bica abantu, baratangiye barasahura, baratangiye barasenya amazu. Ubwo turihisha nyine, tukajya turebera mu miyenzi, turebera mu madirishya, tureba uko biri kugenda, twibaza aho dushobora kunyura, twibaza uko biri bugende. Ubwo abantu bakavuga ati kwa runaka barabishe, kongera bakavuga ati n'ababana babo barabishe, bakavuga ati ruguru naho bari kuhica. Tukumva induru, tukumva amafirimbi, tukumva abantu bavuza induru bataka. Ubwo rero birumvikana natwe ubwoba bwahise buza, ariko uwo munsi nta watugezeho, bunakeye nta watugezeho. Bahereye nyine aho abo mu bo bari barabaruye bagombaga kwica. Twebwe rero njyewe ngira ngo hari ntibari barambaruye kubera nari umurokore, sinajyaga njya mu bintu by'imikino, mu bintu byo mu bantu. Navaga ku kazi ntaha, nkava mu rugo njya ku kazi, nta tuntu najyagamo tundi. Nkeka ko rero ariko hari bambuze, batari baranshyize ku rutonde rw'abantu bagomba kwicwa. Ariko ngira ngo baje kumenya ko bari kubarura abantu babaga kwa Sebera, basanga rero hari abavuyemo. Muri uko gusanga hari abavuyemo, barakurikirana rero, baza kumenya yuko nanjye ndimo, baraperereza rero, baza kumenya ahantu ndi. Hanyuma bahageze rero babaza umugabo twari duturanye. Uwo mugabo yaranapfuye, yaje gupfa, baramufunze kuko yishe abantu, yari interahamwe. Hanyuma baramubaza, arantanga, yerekana ahantu ndi. Ngo baje nyine babaza ati mutwereke inyenzi ziri muri iyi karitsiye zihisha ahangaha, muzitwereke. Aravuga ati nta nyenzi zigihari, hano twakoze isuku, nta kibazo. Cyakoze hasigaye inyenzi imwe,
ati niyo iri aho muri iyo nzu, ahita abatungira urutoki aho nari nihishe, ndabyumva ko mbese antanze, ndabyumva ko akanjye kabaye. Ubwo rero batangira nyine kuvuga ati sawa. Numvise bari kwitegura kugira ngo baze kunyica, ngira ubwoba bwinshi cyane, mu nda harandya, amaguru ntiyafata, mfata umufuka wari urimo amakara w'igunira, ryari igunira rinini, hari harimo amakara nk'igice ariko ari nk'icenga, ndabimena. Noneho ndagenda njya ahantu mu nguni, mpita niseseka muri wa mufuka w'amakara kugira ngo niyegeke ahantu nk'igifuka, nyine baze bashake bambure. Ariko igifuka kingera hano mu maguru, mbura ukuntu mbese mbona nta kuntu nakwicara, amaguru akanga, nahaguruka byose, nashaka mbese kuryama bikanga, mbona ni hahandi bari bumbone. Mpita mvamo ndirukanka, ndagenda njya munsi y'igitanda. Ubwo nageze munsi y'igitanda maze gukinga, baba bageze ku muryango. Zari interahamwe zivanze n'abasirikare, bafite imihini, bafite imbunda, bafite imipanga, bafite impiri n'amafirimbi, bavuza induru. Ubwo baba bageze mu rugo, baravuga ati abantu bari hano mwese musohoke. Ubwo nahabaga jyenyine, ubwo mushiki wanjye yari yaragiye n'abana be, ntago twari tukibana, aho nahabaga jyenyine, nari mpari jyenyine. Hanyuma ariko ntabwo bari baramwishe, yari yarahunze, yaragiye ahandi. Hanyuma ubwo ngubwo numva bari gusakuriza hanze, ndebeye mu idirishya mbona n'ibikoko, mbona neza ni amashara bambaye ibirere. Ndavuga nti ibyanjye birarangiye. Ntangira gusenga rero, ubugingo bwanjye mbuhereza Imana, ni Mana wambwiye kuzandinda, wambwiye kuzabana nanjye, ariko ndabona iherezo ryanjye rigeze. Mbese mere nka wa wundi wavuze ngo yabohoye Imana. Numva Imana ndayibohoye, numva mbese hariya ho ntiri buhandenze, mbona urupfu ndarwakiriye. Nuko cyakoze nanone ndongera ngira ubwoba, nsubira munsi y'igitanda. Icyo gitanda nacyo cyari kigufiya, nacyo amaguru ntakwirwemo, nahina bikanga. Ariko bakomeza kuvuza induru uti nimba umuntu urimo hano, twamenye ko harimo umuntu, nudasohoka ni hahandi, nturi buducike, turayitwika, cyangwa se n'urugi turuce tugusangemo. Ibyiza rero sohoka uze hano. Byabaye ngombwa rero, numva nyine nanjye maze kuba ikinya, numva nta hantu ndi bubacikire. Hamwe no gusenga, numva ijwi ry'Imana rirambwiye ngo ninsohoke, ngo ntawe ukongeza itabaza ngo aryubikeho intonga, gusohoka. Ngo ndasohoka nyine ndihanagura bya bivumbi, ya makara, nshaka uruntu ndihanagura. Ariko nyine nari nabaye, urumva amakara nawe kwihanagura ni ukuyisiga. Nta n'ubwiza umuntu yari akikeneye kugira ngo abe mwiza, umuntu yumvaga n'ubundi twariyanze. Nuko ubwo ngubwo ndasohoka, sohotse ndakingura, ngeze mu muryango, aho kugira ngo nshaka kubasuhuza, bahita bankubita ikintu mu maso, nimba ari urushyi, nimba ari sinzi ikintu bankubise, mpita mbona ibishirira, mpita mpuma, ntangira kuvirirana amaraso mu mazuru. Ubwo ngubwo bahise batangira kunkubita inshyi n'ibipfunsi. Byabaye ngombwa nyine banshwanyagurizaho imyenda, sigara nambaye agakabutura. Hanyuma